nagiye kwa Diane iwabo twagiye kujya kuri bya bintu tuzakoresha kwa gatandatu. Ndikubwira ndi kwa Diane twagiye kureba ibintu tuzakoresha kwa gatandatu. Turi kumwe turi gukora bukwiyunga izina cyubahiro. Mana wandinze nzaha ngaha mubane nanjye kandi n'uyu nawe turi kumwe uzajya komeza umushigikire mu byo akora mu byo atekereza uzajya ubana nawe. Mana dusengeye u Rwanda rwacu komeza umushigikire. Mana turagushimye reka benshi bakunda kuvuga yuko tugira amagambo cyangwa tugira gute. Iyi video nubwo urimo kuyibona hari byinshi bitari muri no video kako ni video nakoze kera rebye muri machine ngisanga ndavuga ati video ariko nayikora. Turi kumwe n'umukobwa yararimo kudusengera arimo kugira gute ahita afata telefone ahita avugisha umusore we amuhamagaye nta nibyo gukupa live muri video. Ariko ikintangaje nuko agize gutya akabeshya kandi yatubwiye ko ari umuntu usenga umuntu umeze neza fresh. Ndibaza ngo yabikoreye iki gutya. Abakunzi bacu ushobora kubukundana n'umukobwa akaza kuba akunda kukubeshya ese undi ari nkawe bikubayeho uri umuhungu wabigenza gute? Nyine uri kubona ari gusenga arangije ko ari gusenga isahamagara ati ndi kumwe na Diane kandi uri kubona ko ari muri live mu kiganiro ati ndi kumwe nawe. Uze umukunzi kamusenya yafata gute? Sinzi uko wabyakira, sinzi nuko byagendaho. Kuri kino video Twitter Backnews tukanda like subscribe aho hafi dukomeze twohereza video nyinshi kandi nziza. turi gukora bukwiyunga izina cyubahiro. Mana wandinze nzaha ngaha mubane nanjye kandi n'uyu nawe turi kumwe uzajya komeza umushigikire mu byo akora mu byo atekereza uzajya ubana nawe. Mana dusengeye u Rwanda rwacu komeza umushigikire. Mana turagushimye reka uturinde iki cyorezo kiri imbere yacu komeza dutere inshinge komeza turwanirire dusabwe twizeye mu izina. Hano ndihe kandi hano mu mujyi nakora iki ntacyo. Ewe urihe mu rugo? Telefone wayikuye he? Nakubuze nazamutse nakubuze. Naringiye kwa Diane yarampamagaye yari kunshaka. Ego nagiye kwa Diane iwabo twagiye kujya kuri bya bintu tuzakoresha kwa gatandatu. Ndikubwira ndi kwa Diane twagiye kureba ibintu tuzakoresha kwa gatandatu. Turi kumwe ndakubona n'impanuka ngiye kumanuka mu kanya saa 9. Abamperekeje urihe mbese utumbwiye buri mwanya mbese urawagiye? Sawa wagira icyo ubwira abantu bakurikirana ntabwo buri kintu babwira rwo kubazabanira nyine yo bahanurira nk'umuntu ukunda gusenga tugiye kuhanura turangira video utanaduhanuriye waduhanura ukatubwira. Oya fata video nta bintu bisanzwe fata video yagera tukomeze ko ari ngewe. None se bwagira ikintu ubwira abanyarwanda dusoze n'abasezera ubahanurira cyangwa se ubagira inama tugisoza yahanura igitugwana. Oya ushobora no kuba wabagira inama gusa bikarangira.
turariyo n'icyorezo cya kovide, hari ibintu byinshi cyane wagira ikintu tubwira turimo gusora. Okay, njyewe inama nabagira ni ko bakomeza kwirinda muri iki gihe kigoye, akamenya ko gahunda yo kwambara agapfukamunwa neza, gukaraba intoki uko bisanzwe, guhana intera, nta kindi narenzaho. Gusa bakoze kuntega amatwi, kandi Imana izabane nabo mu byo bazaba bari kureba, kandi n'abantu badakunda gusenga bayoboke gusenga, bajye no muri ariko ntibiteze ibyago nk'uko leta ibitubwiye. Ibyo gusenga byo kwiteza ibyago ntabwo byabaho. Undi icyo uragikora uzi ko cyaguteza ibyago urakireka, ariko iyo utakizi uragikora. Uzajya gukora icyaha ukizi uzi ko kizakujyana ingaruka ukagikora, ahubwo icyiza ni uko wenda wakora ikintu uzi ko ugiye gukora uzi ko cyaguteza ibyago ukakihorera. Turabashimira.